Uwiteka mwami ushobora byose, gitare cy'amahanga. Nibyo ko kuri Imana pe, ariko se Mana ndinde utavuga kuri Imana koko? Niko Mana ufashe igihugu cyiza, uduhereza abayobozi beza, uduhereza n'abanyabwenge, natwe uduhereza ubwenge. Niyo mpamvu hano mwami nk'umwana wawe nitwe musi kandi niteretse imbere yawe mwami, ndavuze ngo muri ino content nteganya Mana ishobora byose, bayita Meet with a Thousand Star. Ntabwo nje gukina n'ubwoko bwawe, ntabwo nje gukina n'abanyarwanda, ahubwo nje kugaragaza icyo nshoboye. Niyo mpamvu nje imbere yawe mwami, ndavuze ngo numa guhura na The Ben, numa guhura na Bruce Melody, Rugaju Urigani Ruvuyanga cyangwa Saxel mwami, bizaba iby'umumaro. Ndabigusabye mu izina ryawe, mbere yuko ntangira Meet with a Thousand Star mwami ishobora byose, bizambera iby'umumaro. Mbigusabye nizeye kubw'imbaraga zawe, mvuga ngo Mana tumbagiza iyi account yanjye izamuke, ne Musikanda official Mana, ibi bintu babikunde pe. Mbigusabye nizeye kubw'imbaraga zawe ndetse n'impuhwe zawe, kuko uri umukozi w'umuhanga. Ibyo utegetse biraba, ibyo uvuze biraba, wategeka bigakomera. Mbigusabye niyubahishije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Hanyuma rero tugarutse muri gakondo, nk'abantu mwibuke kino telefoni nkoresha si yanjye, ni ya Emi. Niyo mpamvu mubona buri gihe nkora mu ijoro nibwo aba yabonetse. Mu following yitwa Emi Kerani Emi. Emi ari abantu bazagira ngo nawe uri imbura mukoro, none ko buri gihe uhari. Oya mba ngomba kuba na Emi gihe haba mwana we mfasha mu isi mu ijoro nzirwari. Aya niko bimeze.